reka nsome ijambo ry'Imana ryo mu kuva Kandi 23 somo umurongo 22. Kandi uzabwire Farawo uti 21 Uwiteka abwira Mose ati haleluya mashaka sirino kuva Kane haleluya haleluya nibyo 22. Kandi uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ati ubwoko bw'Abisiraheli n'umwana wanjye w'imfura. Haleluya. Ubwoko bw'Abisiraheli n'umwana wanjye w'imfura. Ntabwo ndi bujye muri detaye, ariko hano ni igihe cy'Imana cyari kigeze. Nakoresha igice cya 3 aho Imana yahagurukije Mose iramubwira ngo subira muri Egiputa, abakurwanyaga ntabagihari. Subirayo ugende ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye buri mu buzima bw'uburetwa. Haleluya. Mose nibwo yabanje kubaza Imana ngo jewe ndi muntu ki wahangara Farawo. Agira detaye nyinshi bene data turusha Imana bahamagara bantu muhamagara ngo dukora Imana. Mose akabwira Imana musinzi kuvuga ati akira Aroni nzingira gute Daditimanga azajya kuvugira azajya kubera amaso. Haleluya. Ariko icyiza nuko Imana yamuhamagaye, Imana iramwinginga, Imana imushiramo izindi mbaraga, imusukamo n'ishyaka ajya kuvana ubwoko bw'Isiraheli muri Egiputa. Hano Imana yari imaze kurambirwa umubabaro w'Abisiraheli n'uburetwa bakoreshwa mu gihugu cya Egiputa. Irababara, iravuga ngo narebye gutaka mutakishwa, nzi n'umubabaro wanyu. Mu gice cya 3 umurongo wa 7 niho maze imisengesha. Imana irababara, irahaguruka ijyana ibwira Mose guhaguruka ujye gukura ubwoko bw'Isiraheli mu buretwa, ubuzima bw'uburetwa batinzemo babayemo. Haleluya. Ngo barabakoreshaga barwana. Noneho Farawo akimara kumva ko baje kubakura mu gihugu, Mose yarabimubwiye ngo arushaho kubakoresha noneho by'imbaraga. Haleluya. Ariko igihe cyawo cyo gutabarwa cyari kigeze, kuko hari umuntu Imana yari ihagurukije mu gihugu iramubwira ngo genda ukure ubwoko bwa Isiraheli. Nta kindi Imana yabwiye Mose ngo atware, haguruka ugende ariko utware iyo nkoni ntuyisige, iyo nkoni ufite mu ntoki ntuyisige. Mose arahaguruka ajya gukura ubwoko bw'Isiraheli mu gihugu cya Egiputa, ubuzima bw'uburetwa. Ndashimira ko muri uyu mwaka ubwoko bwa Rehoboti umaze imyaka myinshi mu buretwa, icyari cyo gihe cyo kuva mu buretwa. Uburetwa atinzemo ukabibona nawe kubwo buzima burimo, ikindi cyo gihe cyo kuva mu buretwa. Iyo nizera ari kuvuga ngo amen, ariko umuntu wizera reka mvuge ngo ndashimira ko genza bavamo. Urareba abantu bareba televiziyo nuze kwiva ni bakubwira muri kumva radio TV, hano urabona gende televiziyo n'impanuro mwikiriza. Ubundi televiziyo niyo ureba ucecetse, ariko byibura n'umupira ugiyemo umuntu agira n'akariyaci, nihajya b'igitego uvuga amen. Ndavuga bari kureba televiziyo. Haleluya. Ariko ntabwo turimo tureba televiziyo, turimo turumva ijambo ry'Imana. Aha rero niho nshaka ko dusengera. Kandi uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ngo ati ubwoko bw'Abisiraheli n'umwana wanjye w'imfura. Amen. Mu by'ukuri Imana yari yaranyazwe cyane. Umuntu yakunyaza umwana w'imfura, upfusha umwana w'imfura biragatsindwa, Imana izabituriye. Haleluya. Umwana w'imfura ikintu gikomeye cyane mu rugo cyangwa se ku mubyeyi. Imana yari babaye kuko ubwoko bw'Abisiraheli n'umwana w'Imana, imfura y'Imana, ariko yarababarijwe muri Egiputa, ari gukubitirwayo. Haleluya. Ubwoko bw'Abisiraheli bukomoka kuri Aburahamu, ukomoka kuri Aburahamu. Haleluya. N'abana 10 ni igihe Yosefu yari muri Egiputa, cya gihe nibwo yabyariyo. Igihe Yosefu yari muri Egiputa niho babana bavukana bose bamusize
bamusanzeyo igihe ari we wari warahunitse inzara itera muri Isiraheli, basanga Yosefu muri Egiputa, bamusangayo kugira ngo bahahe. Isha amaze gupfa bose baramusanga kugira ngo abashe kubafasha no kubatungirayo. Yosefu rero yaje gupfa, ubwoko bw'Abayisiraheli bugumayo. Farawo umwami wari uriho uziranye na Yosefu cyangwa Abayisiraheli yari akihari, hanyuma barabakoresha iby'uburetwa, bakubitikira muri Egiputa. Naho byahereye ubwoko bwa Isiraheli buguma muri Egiputa, ariko burakubitwa kandi Imana yari yarabivuze. Isiraheli ikubitikira muri Egiputa, babyarirayo abantu, urumva bamwe baravugaga abandi bagapfa, ariko babaga ubuzima bw'uburetwa. Igihe kigeze Imana irababara, ihagurutsa Mose, ngo nanjye hari umuntu Imana impagurukije muri iki gihe. Muri uyu mwaka Imana iguhagurukiza umuntu ugukura ahantu utinze. Muri uyu mwaka Imana iguhagurukiza umuntu ukuvuganira aho utabasha kwivuganira. Muri uyu mwaka Imana iguhagurukiza umuntu uvuga ngo hari umuntu utinze ahantu, ndamuzi arakora cyane ariko ntatera imbere. Haleluya. Aha rero niho nakubwira ngo umwana w'imfura jya umuhagararaho. Iyo yababajwe uri gupfa nawe mu mutima, uzabacunge. Bakunda guhura n'ibibazo cyane, bagunda guhura n'intambara cyane. Akenshi mubyeyi w'umunyamasengesho wite ku mwana wawe w'imfura, kumusengera cyane, kuko buriya ibitero byose bibaho byataka umwana w'imfura. Iyo rero ugize ikibazo ku mwana w'imfura ubabaye cyane, ariko twebwe Imana izabiturinde kandi tubyiteho tubisengere. Farawo abwira kandi Uwiteka, kandi uzabwire Farawo Uwiteka aravuze ati ubwoko bwa Isiraheli ni umwana wanjye w'imfura, kandi narakubwiye nti rekura umwana wanjye w'imfura agenda nkorere, ariko wanze kumurekura. Nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Kuko nayo yari babaye rega, nayo yari babaye, yagombaga kwihora. Nutarekura ubwoko bwa Isiraheli nzica umwana w'imfura. Mose hano ntabwo byamworoheye, kuko Imana yatezaga umutima w'inangira Farawo, ariko Imana ishaka kugaragaza icyubahiro cyayo. Hari igihe ikintu gisengera kikinangira ntigikunde, ariko Imana ishaka kugaragaza icyubahiro cyayo. Nubona kitarimo kigakunda, si uko kitazazitura uyu mwaka wose. Imana ishaka kwigaragaza mu cyubahiro cyayo nusenga. Hanyuma turifuza rero ahantu dufatiye umwana w'imfura ni ikintu cy'agaciro wanyazwe mu buzima bwawe. Umwana w'imfura mu buzima bwawe, cyangwa se wowe, ni ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe. Rero icyawe cy'agaciro cyafatiriwe kandi kimaze igihe, cyangwa nawe warafatiriwe, kandi uri umwana w'imfura w'Imana. Haleluya. Ntabwo Imana inezerewe ubuzima urimo, ntabwo Imana inezerewe uburetwa urimo, ntabwo ibyishimiye uburetwa utinzemo. Ahantu Farawo yagufatiriye ukumva ariko buzima ubayeho imyaka runaka, ukora ubuzima bw'uburetwa, ari wowe ugira uko usa n'amashuri wize ntibihura n'uko wirirwa ukata icyondo. Ibura buretwa Abasirayeli bakoraga mugereranya nka matafari ya mu Rwanda ni rukarakarara, wirirwa ukata ibyondo. Kiriya kintu bakoresha ni iki kugira ngo have itafari iforoma, ugafata kaforomye neza kwe, ugashiramo iforoma ukazamura itafari. Imyaka yose birwa muri ibyo bibyo, hari muri gukata icyondo. Uwo kubahwa. Haleluya. Kubera iki ubaho ubwo buzima? Kuki ubuzima bwawe budahinduka kandi warize, kandi ubona nta kibazo na kimwe ufite, ariko ukabona ubuzima urimo uburetwa mu ruho, ntabwo bihinduka, urananirwa, cyangwa se kandi urabisengera ntubivamo. Ndashaka ko dusengera duhere mu nkomoko, turekurwe duhere mu nkomoko. Turaza gusengera ibyacu birekurwe, ariko tubanze tubwire Imana ngo turashaka kurekurwa duhere aho twakomotse. Haleluya. Ukomoka he? Ufatiriwe he? Umwana w'Imana w'imfura, imibabaro uri gutakira imbere y'Imana ikaba yayumvise, uri hehe? Uri mu maboko ya Farawo nde? Uri mu maboko yande? Ukomoka he? Uri umwana wande. Haleluya. Yesu ashimwe. Uri umwana wande. Hari ikintu kiri gukorera kuko wowe wakigizemo uruhare. Haleluya. Ndashaka rero uyu munsi usohoka ahantu wafatiriwe. Kera nigeze kugira inzozi, nari maze
amasengesho ndota mbona ndahantu mu kizu kirimo inzoka umwijima amakaka ibintu bibi gusa hanyuma muri aya masengesho ni nasenze ndi kuyasoza mbona ndi gusohokamo nirukanka aho hantu masohoka mpava ndasohoka ndiruka ndahava haleluya ariko mu by'ukuri nawe hari ahantu uri wisanga hari ahantu uri mu kinogo muri tuwarete uramanuka wiruka ubona wambuka uvuye iwanyu ugenda ubuzima bupfuye nuvuga ngo hari ahantu baba barakubitse ubuzima bwawe bupfundikiriye iyo udasenze ngo uhave urahaba ntabwo wazitura uziritse bishoboka haleluya reka some kuva 10 ndasoma umurongo wenda wa 7 abagaragu ba Farawo baramubaza bati uriya mugabo azageza he kutubera umutego ni Mose kuko Imana yaramubwiraga ngo natarekura ndamuteza ibyago binyibi hano yagombaga kumanura inziki haleluya reka abo bantu bagende bakorera Uwiteka Imana yabo nturemera yuko Egiputa yapfuye ibintu byose Farawo yari inangiranye ariko kandi nubwo umurozi ukuroga yinangira nubwo inkomoko y'abantu yinangira amasengesho usenga arabakomeje ariko baracinangiye vuga ngo uyu munsi barandekura haleluya bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo arababwira ati nimugende mukorera Uwiteka Imana yanyu ariko hazagenda abantu ki urumva aremeye ariko arashaka kubajonjora aremeye ko bagomba kugenda ariko ntibagomba kugenda bose kuko ababakorera baraba babuze mu gihugu Mose aramusubiza ngo tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje abahungu bacu n'abakobwa bacu tuzajyana n'imikumbi yacu n'amashyo yacu kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru haleluya hano Imana ifashe kusobanura neza mu by'ukuri twararekuwe ko sibyo jewe ndashimana ko narekuwe umunsi nkabamagaze mu muhamagaro ariko hari igihe umuntu avuga ati nararokotse ukiri muri bwa uburetwa bwo kwa Farawo cyangwa se bwo mu bwoko bw'iwanyu ugikoreshwa ibyaha ugikoreshwa ntabariyo ugasanga twe turagucira urubanza turirwa tugucira urubanza ariko uracyari ahantu ntabwo urarekurwa haleluya Farawo aravuga ngo ndabyemeye ariko haragenda abandi wenda nararekuwe jewe nukuri pe ndashima Imana igejeje kwa bwanjye ariko abo tuvukana iye datawe ndareba ko kandi muzasenga iki haleluya biragoye kugira ngo usohoke muri iyi nkomoko y'abadata batigeze bubaha Imana mubabarira abo mbwira n'ibyaha sibyo kagira umuvuga ngo nige kwigisha ndikomera mu kawere haleluya biragoye gusohoka muri inkomoko ubuzuye muzi ko Imana pimye isanga nashyitse mu murimo wa hari ahantu mba nyifatiriwe hari ahantu nakabaye ndi mpagaze ariko inkomokamo sinsohoka neza nk'uko bikwiriye nibyo ushobora kumbona bati akorera Imana ko aho ndagira ntabwo harerekana haracyarwanwa n'inkomoko nturukamo haracyarwanwa ngo nahinjira haracyarwanwa ngo ntasohoka kubera iki hari icyifatiriye byo mu nkomoko yanjye Yesu ashimwe cyane rero kenshi tujya twibwira ngo twararokotse twarakijijwe twarasohotse Farawo yaraturekuye ariko buriya wisuzumye ukabaza Imana ngo ngaya wasanga utararekuwe ukiri mu maboko ya Farawo ukiri mu maboko yo mu nkomoko ye Yesu ashimwe isuzume wowe urebe ese koko wararekuwe se koko wavuyeyo Mose aravuga ngo ntawe tuzasiga tuzagera n'abana bacu n'abasaza n'abakiri bato n'abakuze ndetse n'ibikumbi ntabwo tuzayisiga haleluya nawe ubwawe ikiboywe ntabwo uzasohokana ibikumbi nta n'ubwo uzasohokana abana bawe ni wowe Imana ibanza gukoramo umurimo ukabanza kumva Imana ikabanza gukoramo umurimo koko urashyitse biracyangoye kuba nagira umuntu nzana nanjye kandi nanjye Imana ikinkoramo umurimo sindavayo neza reka turebe abavuyeyo Yesu ashimwe turaje tuveyo haleluya biragoye hari disi tubeshya
buriya abantu bazakubwira niyo mpamvu abantu benshi bita abarokore ariko jya utinya ririya jambo ryo kwitwa umurokore banza urisuzume ese koko uri umurokore jya imbere hari uhure n'imodoka mu muhanda ikugendere nabi urebe ibisohoka muri wowe uracari kwa Farawo hari ahantu kiri niyo mpamvu utazitura ngo bikunde nuko utarasohoka aho hantu ng'Imana ikubare nk'umuntu ushitse koko ko wamaze kuva mu nkomoko yo kwa Twahirwa we nawe w'umuntu urashitse ko wavuye hari igihe mbana y'akaboko ariko akaguru kagasigarayo isashi niyo mpamvu uzasanga ejo ushobora kugwa mu cyaha runaka kubera iki hari imigozi yo kwa data itarubashye Imana hatubashye Imana batayikore ikingururirayo cyangwa ikimfasheyo itaracagurika ndacabohewe mu nkomoko yanjye kubera ko sindabohorwa neza niyo mpamvu kenshi ntabwo tuza gushaka gukizwa ngo tubone Imana kenshi tuza gukizwa ngo tubone umugati iyo tubonye umugati twisubira muri bya byaha twabagamo kubera iki ntabwo wabohotse ngo winjire neza aho Imana ishaka kugomba kuba iyo wabohotse neza kwinjira neza imigisha ikamanuka ntabwo uyita isashi banza umenye wowe uzirikiye kwande iwanyu ni hehe igiseguru cy'iwanyu ni ikihe kikuzirikiyemo uracyatongana nka papa igitsure cyawe ni icyanyu papa uravuga nka mama wawe uracyafite amahane kandi ngo ndi umurokore ndi umukristo zahora ndiwe ibintu byose ngeze kugupfa mureke tubohoke bene data turabohoka ku cyaha nibyo ariko turabohoka no mu nkomoko dukomokamo baracyatuziritse kugira ngo tutazirika uri hehe abandi mu banyumva ni bane reka byaba tujye gusengana nabo katubanze dusenge uvuge ngo inkomoko nkomokamo iwacu kwa data kanaka na sokuru uyu kugira ngo igiseguru cya karindwi ndasohokamo imigozi ikifatiyeyo ndacaga muri iyo ngoyi haleluya ingoyi zikifashe icaga kukizo ngoyi ntabwo njya mu ngoyi uko muri Yesaya 43:5 wa kabiri hariyo nzakugira atari kane nzamena kuzugiza ibihinzo by'inyuma hoya Yesaya 52 haleluya ndashaka imigozi ikigufatiye Yesaya 52:1 imigozi ikigufatiye mu nkomoko udashobora kugira izina ninde wakubwiye ko ataba minisitiri ninde si amashuri se we ntuyafite ninde wakubwiye yuko utaba deshi diregiteri byaracitse shaka ariko komeza ndashaka ko imigozi ihungura ubukungu guhaguruke wicare Yerusalemu wibohora ingoyi mu ijosi yewe mukobwa w'Isiyoni wajyanywe uri bohe haba hari ingoyi ikuboshye iguhuza n'inkomoko ivuga ngo ntahazagera ntacyo azakira niyo mpamvu utera intambwe ukadepoza bakabyubika bagashyiraho abandi kubera icyo urafite ingoyi mu ijosi iwanyu mu nkomoko y'iwanyu itakwemerera kwitwa ririya zina haracyariho icyuho icyo cyo dushaka kuvamo ibohora ingoyi mu ijosi y'akarande ya nkomoko ukomoka niturangiza kuziturwa twebwe turizijira mu byacu tubiziture shobora gusenga senga uvuge ngo ahantu nkiri kwa data no kwa mama bakimbonayo bakinzirikiyeyo amagambo bakinyatura akamfata ntacyo uzageraho ntuzinjira hano erigana aho twashatse baratuboha mwari mubizi amagambo y'abariya abana batuzirika we tugasazira muri ibyo ntacyo tugeraho hari rashyano ry'umugore rimfatira umugabo nabi sibyo abakwe bo nacyo kazana bagira ngo akurana kubera ikizindi tuziriki Imana iduha ubuntu bwo kwiberaho neza ahantu turi ahantu uzirikiwe ahantu ubuzima bwe babuzirikiye kugira ngo utagira ahantu ugera ahantu bakuzirikishirije ijambo ahantu basiritse ubuzima bwawe ngo buzirikirwe aho hantu ugomba kuvayo mu izina rya Yesu reka dusenge Mana nyiricyubahiro Mana y'imbaraga imbere y'amaso yawe nje kugushima y'amasaha turi mu
amasengesho y'iminsi 10 yo kuziturwa. Ntabwo nifuza kuguma muri ubu buzima ndaziturwa ku maboko ya karande, aho nkomoka ntabwo hemerewe gutera intambwe, ntabwo hemerewe kugira aho bagera, ntabwo bemerewe gutera intambwe. Ndasohoka aho hantu mu izina rya Yesu. Sohotse muri iyo nkomoko ndayisohokamo mu izina rya Yesu. Sohotse mu magambo banziriciyemo, sohotse mu itegeko bashizeho, itegeko nziriciwemo, itegeko ryo kwa data, itegeko ryo kwa mama. Sinshitse. Haleluya. Ndacyari mu maboko ya Farawo, ndacyari mu buretwa bw'iwacu kwa data twahirwa kujya mu gisebo cya karindwi. Ndacyaziritse, ndacyaboheweyo, ndacyabohewe aha hantu, ndacyabohewe mu gisebo cy'iwacu. Ndasenze muri kano kanya, Mana ngo nziturwe ingoyi yose ikiziritse ku buzima bwawe, ikiziritse icagabuka y'amasaha, icagabuka y'amasaha. Yesabukana kabiri ngo mpaguruke nihuru umukungu wo kwa data, umugundi wo kwa mama, kwa data we, wo kwa mama. Ubashuzi bwanjye udashobora kugira aho ngera, cyangwa naguka, cyangwa ntera imbere, unterereje bigisha ahantu. Ndibohora ingoyi n'izina rya Yesu. Ndibohora ingoyi n'ibishozi byanjye, ingoyi bashire ndetse cyane, ingoyi bashamaboko yanjye ntagira ahantu ngera. Ndihungura umukungugu w'ibyaboshe mu izina rya Yesu. Ndimukana ahantu ndashoka ahantu ndi aho bamboheye. Ndi uw'umumaro. Imana ishaka nsohoka nkakorera Imana. Imana ishaka nsohoka nkabumumara mu bwami bwayo. Ariko mwaramboshe mubaho ubuzima bwanjye, mwabohesheje ijambo mu izina rya Yesu. Ntabwo byoroshye gusenga isengesho n'ayabinginze, ariko basi nubona uzi gusenga umufata ukuboko umufashe. Ntabwo byoroshye gusenga. Imana iri kureba, ikubona uri umumaro, ibona wayikorera. Niyo mpamvu yatumye Mose ngo genda ubwire Farawo arekure umwana wanjye w'imfura agenda ankorere. Ahantu uri ubohewe, Imana ishaka kuhava ukajya gukorera Imana, ariko ntabwo byoroshye ko wayikorera uziritse. Ntabwo byoroshye ko wakorera Imana uziritse. Ntabwo Imana itigeze ivuga ngo sanga Abisiraheli ushyire igiterane muri Egiputa bakorera Imana. Ntabwo bagombaga gukorera Imana bakiri muri Egiputa, bakiri mu buretwa bwa Farawo. Ntabwo byari gushoboka. Kugira ngo bakorere Imana nuko bagombaga kuva mu maboko ya Farawo, mu buretwa Farawo yarababoneshejeho. Kugira ngo ukorere Imana, kugira ngo ukorere igihugu, kugira ngo ube umushyitsi, nuko ugomba kubanza kuva mu buretwa Farawo yagushizemo. Yesu ashimwe cyane. Turi abantu babyumva. Urasohoka mu buretwa Farawo yagushizemo, urava ahantu Farawo yagushyize kugira ngo ubashe guhesha Imana icyubahiro, izina ryawe ryubahire. Ntabwo byoroshye gusenga isengesho ukagenda ryumva cyane. Ndumva hari ahantu ugomba kugwa, kuva nkabera Imana umugisha, nkakorera Imana ntakiri aho hantu, nkaba uw'Imana yishimiye. Ariko kugeza uyu munsi biragoye ko Imana yishimira icibona kwa Farawo. Nkiri mu buretwa bwo kubumba amatafari, sohoka muri ubwo buretwa utinzemo, aho hantu uri mu gisekuru cyawe. Isashe kandi iyo kikuriho kira gisekuru, niyo ugiye mu kazi uhura n'umuntu ugukoresha iby'uburetwa, niyo ugiye mu kazi uhura n'umwuka ugakora nk'uburetwa, kugira ngo ni wowe washinze icyo kigo. Ninde ure saa 8 z'ijoro ni wowe, saa 10 z'ijoro niwe udazindukiyemo ni wowe, uwo babuze wese ukora akazi niwe bahamagara. Uracyari mu buzima bw'uburetwa. Sensoka abantu mu izina rya Yesu. Ahantu tubahisha Imana hatuma utafata promotion, have mu izina rya Yesu. Data n'icyubahiro barishobora kwezi. Turasohoka muri ubuzima butinzemo, ahantu ubona ntushobora kukubahisha. Nyemerera muri aya masengesho y'isi 10 sohoke. Ahantu undi ntashobora kugukora nk'uko bikwiriye, nyemerera muri aya masengesho y'isi 10 hasohoke.
niyo mpamvu yatumye Mose ngo genda ubwire Farawo arekure umwana wanjye w'imfura agenda ankorere. Ahantu uri ubohewe Imana ishaka kuhava ukajya gukorera Imana, ariko ntabwo byoroshye ko wayikorera uziritse. Ntabwo byoroshye ko wakorera Imana uziritse. Ntabwo Imana itigeze ivuga ngo sanga Abisiraheli ushyire igiterane muri Egiputa bakorera Imana. Ntabwo bagombaga gukorera Imana bakiri muri Egiputa, bakiri mu buretwa bwa Farawo. Ntabwo byari gushoboka. Kugira ngo bakorere Imana nuko bagombaga kuva mu maboko ya Farawo, mu buretwa Farawo yarababareshejeho. Kugira ngo ukorere Imana, kugira ngo ukorere igihugu, kugira ngo ube umushyitsi, nuko ugomba kubanza kuva mu buretwa Farawo yagushizemo. Ese ashimwe cyane baturi abantu babyumva. Urashoboka mu buretwa Farawo yagushizemo, urava ahantu Farawo yagushyize kugira ngo ubashe guhesha Imana icyubahiro, izina ryawe ryubahire. Ntabwo byoroshye gusenga isengesho kugenda ryumva cyane. Ndumva hari ahantu ugomba kugwa, kuva nkabera Imana umugisha, nkakorera Imana nkakira aho hantu, nkaba uw'Imana yishimye. Ariko kugeza uyu munsi biragoye ko Imana yishimira icirwa na kwa Farawo. Nkiri mu buretwa bwo kubumba amatafari, sohoka muri ubwo buretwa utinzemo, aho hantu uri mu gisekuru cyawe. Gisashe kandi iyo kikuriho kira gisekuru, niyo ugiye mu kazi uhura n'umuntu ugukoresha ibyo buretwa, niyo ugiye mu kazi uhura n'umwuka ugakora nk'uburetwa kugira ngo ni wowe washinze icyo kigo. Ninde uri saa moya z'ijoro ni wowe, saa 10 z'ijoro niwe udazindukiyemo ni wowe, uwo babuze wese ukora akazi niwe bahamagara. Uracyari mu buzima bw'uburetwa. Sensoka abantu mu izina rya Yesu. Ahantu tubahisha Imana hatuma utafata promotion, have mu izina rya Yesu. Datanira icyubahiro barishobora kwezi. Turasohoka muri ubuzima butinzemo, ahantu ubona ntushobora kukubahisha. Nyemerera muri aya masengesho y'icumi sohoke. Ahantu undi ntashobora kugukora nk'uko bikwiriye, nyemerera muri aya masengesho y'icumi hasohoke. Soka ahantu maboko ya Farawo, soka ahantu maboko ya Farawo, soka maboko y'uburetwa gahora ashatse, soka maboko y'uburetwa bukifatiriyeyo iwacu badaka twahirwa, bukifatiriyeyo abazima babi bariyo bacindiraho ubutware. Mana ndashaka kuva aho hantu aho batakindiraho ubutware, imyuka ibari gukindiraho ubutware, imyuka iwacu batigera ubutware. Izina rya Yesu amagambo ababerewe kera cyane kiboshe abagize ikirero isabira abigishwa be ngo mwinjire mu kirorero kirimo icyana cy'indogo bitangirwaho n'umuntu. Ejo ndisituna senga sanga ndimuga ngo ndimo ndasengera mu kigo hano mu kirorero hano ni mu kirorero, hano turi mu kirorero. Vuga ngo ndi mu kirorero cy'amasengesho, ndashaka uzitura ibyanya bishyashya aho bizirikiye hose. Ngo nagizwe Imana hejuru y'abanzirikiye ibyanjye, nagizwe Imana hejuru y'abazirika ibyanjye, mfite ubutware bwo kuzitura. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data nyir'icyubahiro Mana ishobora byose, tuje imbere y'amaso yawe. Twageze mu kirorero kirimo ibyacu bishya, mu kirorero cy'inzu yawe, mu kirorero cy'aho dusengera. Turazitura ibyacu bishaje, ibyacu bishaje. 2023 ntabwo tuzabona ishaje, twambuye ishaje twabirambuye. Ubuzima bushaje, imibereho ishaje, natwe turashaje, twuzuye ibikomere tugenda n'imyaka myinshi. Turashaje, ntabwo twabukora dushaje, natwe tugira bashaje. Turazitura ibyacu bishaje mw'ishina rya Kristo. Twije mu kirorero, hano harimo amasho, harimo imikumbi mw'izina rya Kristo. Mu nzu y'Imana harimo amasho, mu nzu y'Imana harimo imikumbi, mu nzu y'Imana harimo amasho, mu nzu y'Imana harimo imikumbi. Turazitura mu mikumbi, turazitura amasho mw'izina rya Kristo. Ibyacu biziritse byose turabizituye mw'izina rya Yesu. Turi mu cyumweru cyo kuzitura.
nzu yawe papa harimo ibisha, harimo bisha, harimo indogobesha zitaragerwaho n'umuntu n'umwe, harimo amazu mashya, harimo ibintu bisha turazitura ibyacu byaziritswe mu izina rya Yesu. Aha mu nzu yawe papa harimo ubukumbi, harimo amashyo y'inka, tuje kuzitura. Ntabwo dushaka ubuzima, turarambiwe ubuzima bwo guterateranya, ubuzima bw'ibishaje, ubuzima bushaje, kuba mu bishaje, kugendera mu bishaje. Umwaka wa 2023 baratubwiye ngo umwaka wo gusinyira ibishya, n'umwaka wo gusinyira ibiri imbere, batubwiye ko ari bigiye kwaduka, ngo tuzabimenya, turabishimiye mu izina rya Yesu. Ibyo bishya turabifashe. Haleluya. Aha ngaha ni mu kirorero, hano mu nzu y'Imana ni mu kirorero, ahantu harimo indogobeshya, hano harimo imikumbi. Niyo mpamvu niba turimo turazitura, zitura imikumbi. Tahana icyana cy'indogobe kitarigera kigerwaho n'umuntu n'umwe. Tahana icyana cy'indogobe kitaraheka umuntu n'umwe. Zitura ibisha byawe, urabyemere muri mwawe ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubwo kizaduka nimuzakinira. Imana yaragize ikatubwira ngo muziture ibishya. Yesu birahari. Aha ni mu kirorero, mu nzu y'Imana ni mu kirorero. Kizitiwe icyana cy'indogobe, hari icyana cy'indogobe kiri hano. Mana turasenze, turacura iki cyana cy'indogobe, turagitahana, turahura ibishya shaje, turashaka ibishya. Isengesho ritoya tugasengera umwaka isaha 65 iravuga ngo tuhajye isaha 65. Nongeye wishuka ko turi mu nzu y'Imana, niho hari ibishya. Aha ni mu kirorero, harimo ibikombe bishya, harimo imikumbi, harimo aha hantu turibwa nk'ahantu ndi, hari icyana cy'indogobe kitarigera kigendwaho n'umuntu n'umwe. Hari icyana cy'indogobe kitarigera kigendwaho n'umuntu n'umwe. Ndakwinginze nk'urugendo utakigenzeho, baguterera imyenda ukigendeho. Icyo cyubahiro nawe uragikeneye. Bati icyubahiro cyo mu isi ntacyo, uziko hari abantu babiri uragikwiriye, ariko Imana ikubaho. Ntabwo uzakigira ngo reke kubahisha Imana, ariko icyubahiro cyo mu isi turagikeneye bene. Yesu ashimwe. Turashaka gusengera uyu mwaka nanone. Yesaya 65:12 wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Haleluya. Nishaka ndekeraho. Imana yambike ubwiza uyu mwaka ubuzima bwawe. Yambike ubwiza muri make ijambo rimwe, wambike umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Mu magambo make, Imana yambike ubwiza uyu mwaka. Imana yambike icyubahiro uyu mwaka. Imana iguha izina muri uyu mwaka. Haleluya. Imana ikujyane mu rundi rwego uyu mwaka. Imana iwambike ubwiza kuruta indi myaka yose waciyemo. Hari ibyo utabonye kandi waharaniye kubigeraho ntibyakunda, ariko uyu mwaka Imana iwambike ikamba. Ikamba ni icyubahiro tujya tubibona mu isi, ikikamba rivuga, ariko uyu mwaka iwambike ikamba, iwambike ubwiza mu rugo rwawe. Haleluya. Ndashaka dusengera uyu mwaka. Yobu 5:9. Nababwiye ngo umunsi turasenga ntabwo tubwiriza, ariko ntabwo ntinda, ngiye gusoza mu kanya. Haleluya. Uyu mwaka Imana iwambike ubwiza. Haleluya. Imana yambike ubwiza amasengesho uzasenga, azagira igikundiro, azamuka imbere y'Imana zemerwe. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Imana yambike ubwiza abana bawe aho bazaba bari hose. Muri uyu mwaka bazambikwa ikamba. Iyo babaye abambere babahembye bakabashira imbere, rirasi ikamba se nawe abana bawe barabikeneye.
uyu mwaka uzatubera mwiza. Yobu igice cya 5 umurongo wa 9 ashaka dusenga twitahire kuko turi mu masengesho nubwo tutashye tugiye kurya ariko tuve hano turi ibiryo by'umwuka. Ngiye gusoza mwihangane towe yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Ndashaka usengera uyu mwaka uhereye mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Imana yica imigambi y'incakura zazahaguka ku buzima bwawe. Haleluya. Kugira ngo zitazasohoza amaboko y'incakura atazasohoza inama zabo mbi. Yesu ashimwe cyane. Hari incakura zigeze ziba ku buzima bwacu. Satani agahagurikiriza. Incakura ishobora kuba inshuti muzahurira mu kazi. Incakura ishobora kuba iyo muhurira mu nzu y'Imana. Incakura ishobora kuba dayimoni cyangwa satani, ariko ibyo byose ntabwo tubyitayeho. Incakura zizagahagurikira mu kwa mbere, amezi yose uraza kuyatura. Incakura zo mu kwa kabiri zizamagurikira mu kazi ahantu hose. Incakura zizamagurikira mu kwa 3. Incakura zizamagurikira mu kwa 4. Uravuga dusema ngo incakura zose zizamagurikira muri ayo mezi nizizigeze zisohoza inama zabo mbi. Inama z'incakura nizizasohora ku buzima bwawe. Kandi ntuvuge ngo uhere mu kwa mbere ukagera mu kwa 12 wiyorohereza kwatura ukwezi kwa mbere subira mu kwa 2. Incakura zizakora zizamagurikira mu kwa 3. Izo turaba tuzisha imigambi yazo tugiye kuzica. Incakura zo mu kwa 4 tugiye kwica imigambi y'incakura mu kwa 4. Imigambi y'incakura mu kwa 5 turayica. Imigambi y'incakura mu kwa 6 turayica. Imigambi y'incakura yazasohoza ku buzima bwanjye mu kwa 7 turayica. Imigambi y'incakura yo mu kwa 8 igihe cya promotion cyagera incakura zikaza zinyemeye. Imigambi yawe ipfe amaboko yazo ntazasohoza imigambi yawe. Incakura zo mu kwa 9 igihe cyo kubyara kigeze tugiye gusunika abana. Incakura ntizizasohoza imigambi yazo. Igihe cyo mu kwa 10, haleluya, 11 incakura zatwataka n'incakura zatwatakira mu kwa 12. Urasenga ayo mezi uyata. Wese no kwirwana nta muntu uzajya ugendana n'undi. Hari nta n'ukorana n'undi, hari abantu bakorana hafi na ba. Haleluya. Njya ngo buri wese afite biruye. Ujye gusengera ubuzima bwawe mu mezi 12. Ujye gusengera imibereho yawe mu mezi 12. Yica imigambi y'incakura kugira ngo urasenga uvuga ngo ma yica imigambi y'incakura muri uyu mwaka amaboko yazo ntazasohoza imirimo yazo. Ibyo bazagambira mu kwa mbere uzabyice. Nibagambira mu kwa 2 ubyice data. Niturangiza iryo sengesho impamvu navuze ngo saa 6 mu kadomo sinyubahiriza turaba dusenze. Nibagambira mu kwa 3 imigambi yabizayica. Nibagambira mu kwa 4 imigambi yabizayica. Nibagambira mu kwa 5 aho nazabatera imigambi y'incakura izamagurikira mu kwa 5 uzayica. Tugiye gusenga izina rya Yesu. Buri wese nasengera uyu mwaka uzakubera mwiza, uzahambikwa n'ikamba, uzakubera umwaka mwiza. Imana izayambika ubwiza kugira ngo uyu mwaka ukubere mwiza. Reka tubwire Imana yica imigambi y'incakura. Data nyir'icyubahiro Imana y'Imana, incakura zizicuye zizahagurukira. Ndashaka gusengera umwaka wa 2023. Ndasengera ukwezi kwa mbere nyir'icyubahiro Imana ishobora byose. Ndifuza ko uyu mwaka uzakwereka imigambi y'incakura izamagurukira mu kwa mbere. Mana ndagusabye ngo wice imigambi y'incakura ntizigere isohoza inama zabo mbi. Amaboko yabo ntazasohoza icyo yagambiriye. Incakura zizamagurukira mu kwezi kwa 2 yice nakuba Imana y'ingabo. Imigambi bazacura mu kwa 2 cyangwa abana nayicuze uzayica mu izina rya Yesu.
ntibizasohore imigambi y'icakura zizamagurukira mu kwezi kwa kane n'izina rya Kristo Yesu imigambi y'icakura icakura zizamagurukira mu kwezi kwa kane yice n'izina rya Yesu imigambi y'icakura icakura zizamagurukira mu kwezi kwa gatanu amaboko yazo ntazasohore imigambi y'icakura zizamagurukira mu kwezi kwa gatandatu amaboko y'icakura ntazasohoza inama zawe imigambi y'icakura zizamagurukira mu kwezi kwa karindwi amaboko yazo ntazasohoza inama zawe ukwezi kwa munani papa imigambi y'icakura zizamagurukira mu kwezi kwa munani amaboko y'icakura ntazasohoza inama zawe ibicira mu kwa cyenda imigambi y'icakura zizamagurukira mu kwezi kwa cyenda amaboko y'icakura ntazasohoza inama zawe ibicira mu kwezi kwa cumi amaboko y'icakura ntazasohoza inama zawe amaboko yabo ibyo azakora bizahinduka ubusa kwezi kwa cumi mana ndashinze amaboko y'icakura ntazasohoza inama zawe ukwezi kwa cumi ndashinze papa kwezi kwa cumi na kumwe imigambi y'icakura imigambi yabo amaboko yabo ntazasohoza inama zawe ukwezi kwa cumi na kabiri imigambi y'icakura amaboko yazo ntazasohoza inama zawe kwa cumi na kabiri ndagushinganishije mwami n'icyubahiro kuva mu kwezi kwa mbere imigambi y'icakura turayihonyoye turashenze nyinshi ntibizasohoza inama zawe inama z'icakura ntizizasohoza inama z'abagome bazatugirira nabi ntibizasohoza inama z'abashabacu bahagurukije inama z'abapfumu inama z'abarozi bazagira rehoboti ntizizasohore cakura zazikoze ibyo zizahaguruka zica muri amezi yose cy'umunani inama z'abagome ntizizasohora ibyo bazakamurira kutugirira ntibazabigirira ibyo bazakamurira gukora muri rehoboti ntibazabigirira ibyo bazakamurira gukora muri urwo rwanda gukora mu gihugu cyacu icakura zirwanya rwanda tubica imigambi yacu yazo muri amezi cumi n'abiri amaboko y'icakura zirwanya igihugu cyacu ntizizasohoza imigambi yazo dushyira uruzitiro mu gihugu cyacu muri amezi cumi n'abiri uzaturinde kandi uzahungabana natwe uzabe mu ruhande rwacu uzatwiyereke imigambi y'icakura n'izina kiri gusohoza izina rya Kristo Yesu imigambi y'icakura n'izagira igisohoza imigambi y'icakura n'izagira igisohoza tukiri hano Mana tukiri muri iyi nyubako turasenze icakura zizaduhagurukira imigambi mibi y'abagome muri uyu mwaka yose atavuyemo n'umwe uzayice yose amaboko yazo ntazasohoza inama zabo uzaturinde kandi uzahangane natwe uzabe mu ruhande rwacu kandi uzatwirinde reka dukomere Imana haleluya ukeneye kwisengera ukatura buri kwezi kugira ngo ukwezi kose uzajya ukandagiramo ujye usanga imigambi y'icakura Imana yayishe imigambi yabo ubugome bw'abarozi n'abapfumu n'abakorikori bakugambiriyeho nugera mu kwa kabiri usange Imana irahahagaze nugera mu kwa gatatu marayika w'Imana aba yambuye inkota yo kwica imigambi y'icakura nuzamuka ukagera mu kwa kane marayika w'Imana wasanga yambuye inkota yica imigambi y'icakura erega amaboko y'icakura arakora bene data haleluya nitudasenga satani yadushobora ariko turavuze ngo uyu mwaka ukuboko k'Uwiteka kujye kubangura buri kwezi kuturwanirire ndashaka ko wihanurira muri uyu umwaka uzakubera uw'ikamba n'ukuri uzakubera umwaka w'icyubahiro mu buzima bwawe birashoboka ko indi myaka wararize n'ukuri waraganye cyangwa uyu mwaka ukabona umugisha Imana ikagukorera ibintu bivuga ngo Mana urangi uceceka hari Imana ikorwa bamurangitije izagukorere bya bintu uzavuga abantu benshi bagakizwa
bwirira Imana rero yacu dukorera Imana itakirobanura ku butoni uvuge ngo mwami wanjye uyu mwaka uzambera umwaka mwiza uzawambika ikamba nk'icyubahiro uzawambika icyubahiro nk'ikamba ku bana bawe uzabibone muri bizinesi yawe uzabibone icyo cyubahiro mu kazi kawe icyubahiro uzakibone nihaza amapromosiyo ubwiza bw'Imana bukubeho bahere kuri wowe abagufungira twabafungiranye ziriya n'incakura zibuza amapromosiyo mu mwaka Uwiteka azazica nugera mu kwa kane no mu kwa kabiri no mu kwa kangahe Yesu ashimwe cyane reka dusabe Imana uyu mwaka mu myaka yose birashoboka ko tutayisengera wagira ubuntu bwo gusengera uyu mwaka Imana izawambika ikamba ku buzima bwawe nyiricyubahiro Imana ishobora byose muzanye uyu mwaka papa wa 2023 sohotse mu myaka mbere y'ubuzima gusa ndetse n'intambara zitari zoroshye ubuzima bwanjye naciye muri byinshi nahuye n'imiraba myinshi nazamutse imisozi myinshi naciye mu bigonogo byinshi intambara zabaye nyinshi ku buzima bwanjye ariko babarira usabe jambo ry'abantu musore muzakata kandi nimukobanga muzakingurirwa nyemera ngusabe mukunzi wanjye mwiza ntakikunanira iyo utegetse binakumva babarira uyu mwaka uzambe umwaka mwiza babarira gusiga amasengesho yose nsenga icyubahiro icyamuka kuyumva babarira muri uyu mwaka ubikuza amasengesho yose nasenze mutakira kumanywa n'ijoro ubwira byinshi byarengera urugo rwanjye umurimo w'Imana uyu mwaka amasengesho nasenze ubikure papa uyu mwaka uzambera umwaka udasanzwe uyu mwaka uzangiza intambara uzabe ntibagize imibabaro yose naciyemo agahinda kose nagize ku buzima bwanjye ibyago n'amakuba nagiye mu mwaka ubabarira uyu mwaka papa uwambika ubwiza uwambika ikamba nzakubone papa turi mu minsi 12 yo gusengera umwaka turi mu minsi 12 yo gusengera uyu mwaka babarira ntuzibagirwe igitambo cy'amasaha 18 uyu mwaka abana banjye nzabona babone n'Imana amashuri y'abazika uzasoze baratsinze uyu mwaka nzakubone papa mu rugo rwanjye nzakubone by'umwihariko mu murimo w'Imana nzakubone mwaka ibizangwa ntibizabura ariko uzanyereke urwanira kugira ngo binezeze umutima wanjye Mana imyaka ishize niba hari aho wampimye ukabandikitse niba hari icyo no gukorera ukanezerwa usabye umunezero muri uyu mwaka usabye amahoro yo mu mutima usabye kororoka umurimo w'Imana usabye kororoka kw'abana banjye usabye kororoka ku mutware wanjye usabye icyubahiro mu rugo rwanjye usabye ineza amahoro ntazaba umutima wanjye usabye kororoka muri uyu murimo usabye uyu mwaka kuzatwimura Mana tukagera hano uyu mwaka papa aya masengesho tugusenze tugusaba kugira ngo Imana uzabane natwe uzayibagirwe Haleluya Imana izagukiza ibikomere byose wagize izakorohereza umutima woroherewe ntabwo kubaho ubuzima bw'intambara gusa n'urugamba buri gihe ni ukurwana amasengesho yo kurwana nawe wasenga upfukamye byakunda nawe wakoroherwa bigashoboka wasenga amasengesho atari n'ubwoba avuga ngo ndapfuye we waramye Imana ahangaha ni mu kirori hano mu nzu y'Imana ni mu kirori ahantu harimo indogobeshya hano harimo imikumbi niyo mpamvu niba turimo turazitura zitura imikumbi tahana icyana cy'indogobe kitarigera kigerwaho n'umuntu n'umwe tahana icyana cy'indogobe kitaraheka umuntu n'umwe zitura ibisha byawe urabyemere muri mwawe ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ubwo kizaduka nimuzakinira
Imana yaragize ikatubwira ngo muziture ibishya. Yesu birahari. Aha ni mu kirorero, munsi y'Imana ni mu kirorero. Kizi n'icyubahiro cyane cy'indogobe. Hari cyane cy'indogobe kiri hano. Mana turasenze, turacyura iki cyane cy'indogobe, turagitahana, turabisha shaje, turashaka ibishya. Iravuga ngo tuhajye Yesaya 65. Nongeye gushimira ko turi mu nzu y'Imana, niho hari ibishya. Aha ni mu kirorero, harimo ibikombe bishya, harimo imikumbi, harimo aha hantu turibwa nk'ahantu hari icyana cy'indogobe kitarigera kigendwaho n'umuntu. Hari icyana cy'indogobe kitarigera kigendwaho n'umuntu. Ndakwinginze ntugende utakigenzeho, baguterera imyenda ukigendeho. Icyo cyubahiro nawe uragikeneye. Bati icyubahiro cyo mu isi ntacyo, twari abantu babiri uragikwiriye, ariko Imana ikubaho. Ntabwo uzakigira ngo reke kubahisha Imana. Icyubahiro cyo mu isi turagikeneye bene. Yesu ashimwe. Turashaka gusengera uyu mwaka nanone. Yesaya 65:12. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Haleluya. Ishaka ndekeraho. Imana yambike ubwiza uyu mwaka ubuzima bwawe. Yambike ubwiza muri make ijambo riri wambike umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Mu magambo make Imana yambike ubwiza uyu mwaka. Imana yambike icyubahiro uyu mwaka. Imana iguha izina muri uyu mwaka. Imana ikujyane mu rundi rwego uyu mwaka. Imana iwambike ubwiza kuruta indi myaka yose waciyemo. Hari ibyo utabonye kandi waharaniye kubigeraho ntibyakunda, ariko uyu mwaka Imana iwambike ikamba. Ikamba ni icyubahiro tujya tubibona mu isi ikikamba rivuga, ariko uyu mwaka iwambike ikamba, iwambike ubwiza mu rugo rwawe. Haleluya. Ndashaka ko dusengera uyu mwaka. Yobu 5:9. Nababwiye ko umunsi turasenga ntabwo tubwiriza, ariko ntabwo ntinda ngiye gusoza mu kanya. Haleluya. Uyu mwaka Imana iwambike ubwiza. Haleluya. Imana yambike ubwiza amasengesho uzasenga azagira igikundira, azamuka imbere y'Imana zemerwe. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Imana yambike ubwiza abana bawe aho bazaba bari hose muri uyu mwaka, bazambikwa ikamba. Iyo babaye abambere babahembye bakabashira imbere, rirasi ikamba se nawe abana bawe barabikeneye. Uyu mwaka uzatubere mwiza. Yobu 5:9. Ndashaka dusenga twitahire kuko turi mu masengesho, nubwo tutashye tugiye kurya, ariko tuve hano turi ibiryo by'umwuka. Ngiye gusoza mwihangane toye. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Ndashaka usengera uyu mwaka uhereye mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Imana yica imigambi y'incakura zazahaguka ku buzima bwawe. Haleluya. Kugira ngo zitazasohoza amaboko y'incakura, atazasohoza inama zabo mbi. Yesu ashimwe cyane. Hari incakura zigeze mu buzima bwacu Satani agahagurikiriza. Incakura ishobora kuba inshuti muzahurira mu kazi. Incakura ishobora kuba iyo muhurira mu nzu y'Imana. Incakura ishobora kuba dayimoni cyangwa Satani, ariko ibyo byose ntabwo tubyitayeho. Incakura zizaguhagurukira mu kwa mbere, amezi yose uraza kuyatura. Incakura zo mu kwa kabiri zizaguhagurukira mu kazi ahantu hose. Incakura zizaguhagurukira mu kwa gatatu. Incakura zizaguhagurukira mu kwa kane. Uravuga dusema ngo incakura zose zizamagurukira muri ayo mezi nizizigeze zisohoza inama za bombi. Inama z'icakura nizizasohora ku buzima bwawe. Kandi ntuvuge ngo uhere mu kwa mbere ukajya mu kwa 12 wiyorohereza. Kwatura ukwezi kwa mbere, subira mu kwa kabiri,
incakura zizakora zizampagurukira mu kwa gatatu, izo turaba tuzisha imigambi yazo tugiye kuzica. Cakura zo mu kwa kane tugiye kwica imigambi y'icakura mu kwa kane, imigambi y'icakura mu kwa gatanu turayica, imigambi y'icakura mu kwa gatandatu turayica, imigambi y'icakura yazasohoza ku buzima bwanjye mu kwa karindwi turayica, imigambi y'icakura yo mu kwa munani igihe cya promotion cyagera cakura zikaza zinyemeye, imigambi yabo ipfe, amaboko yazo ntazasohoza imigambi yabo. Cakura zo mu kwa cyenda igihe cyo kubyara kigeze tugiye gusunika abana, incakura ntizizasohoza imigambi yazo. Igihe cyo mu kwa 10, haleluya, 11 cakura za twataka n'incakura za twatakiye mu kwa 12 urasenga yo mezi uyata wese no kwirwana, nta muntu uzagendana n'undi, hari nta n'ukorana n'undi, hari abantu bakorana hafi na bara. Haleluya, ngira ngo buri wese afite biruye. Ujye gusengera ubuzima bwawe mu mezi 12, ujye gusengera imibereho yawe mu mezi 12. Ica imigambi y'incakura kugira ngo urasenga uvuga ngo Mana, ica imigambi y'incakura muri uyu mwaka, amaboko yazo ntazasohoza imirimo yazo. Ibyo bazagambira mu kwa mbere uzabyice, nibagambira mu kwa kabiri ubyice data. Niturangiza iryo sengesho, impamvu navuze ngo saa sita mu kadomo sinyubahiriza, turaba dusenze. Nibagambira mu kwa gatatu imigambi yabo izayice, nibagambira mu kwa kane imigambi yabo izayice, nibagambira mu kwa gatanu aho nazabatera imigambi y'icakura izampagurukira mu kwa gatanu uzayice. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Buri wese nasengera uyu mwaka uzakubera mwiza, uzahambikwa n'ikamba, uzakubera umwaka mwiza, Imana izayambika ubwiza kugira ngo uyu mwaka ukubere mwiza. Reka tubwire Imana yica imigambi y'icakura. Data nyir'icyubahiro, Mana y'Imana, cakura zizicuye zizampagurukira. Ndashaka gusengera umwaka wa gatatu, ndasengera ukwezi kwa mbere, nyir'icyubahiro, Mana ishobora byose, ndifuza ko uyu mwaka uzakwereka imigambi y'icakura izampagurukira mu kwa mbere. Mana ndagusabye ngo wice imigambi y'icakura, ntizigere isohoza inama zabo, amaboko yabo ntazasohoza icyo yagambiriye. Cakura zizampagurukira mu kwezi kwa kabiri, yice nyakubahwa Imana y'ingabo, imigambi bazacura mu kwa kabiri cyangwa abana nayicuze uzayice mu izina rya Yesu. Amaboko y'icakura ntazasohoza inama mbi, ica imigambi y'icakura mu kwezi kwa gatatu, ibyo bazagambira ku buzima bwanjye no kuri Rehoboti uzabyice Mana. Amaboko y'icakura ntazasohoza inama zabo mbi, ibyo bazasohoza mu kwa kane, icakura zibyo zishaka gusohoza mu kwa kane ntibizasohore. Ica imigambi y'icakura zizampagurukira mu kwezi kwa kane mu izina rya Yesu. Ica imigambi y'icakura, icakura zizampagurukira mu kwezi kwa kane, yice mu izina rya Yesu. Ica imigambi y'icakura, icakura zizampagurukira mu kwezi kwa gatanu, amaboko yazo ntazasohoza inama zabo. Ica imigambi y'icakura zizampagurukira mu kwezi kwa gatandatu, amaboko y'icakura ntazasohoza inama zabo. Ica imigambi y'icakura zizampagurukira mu kwezi kwa karindwi, amaboko yazo ntazasohoza inama zabo.
zizasohore cyakura zazikoze ibyo zizahamuka zica muri amezi yose cy'umunani inama zabo zizasohora ibyo bazakangurira kutugira ntibazabigire ibyo bazakangurira gukora kuri Egiputa ntibazabigire ibyo bazakangurira gukora kuri uwo Kandi gukora ku gihugu cyacu icyakura zirwanya u Rwanda tubicira imigambi yacu yazo muri amezi cy'umunani amaboko y'icyakura zirwanya igihugu cyacu n'izizasohoza imigambi yazo dushyira uruzitiro ku gihugu cyacu muri amezi cy'umunani uzatubire kandi uzahumurire natwe uzabe mu ruhande rwacu uzatwiyereke imigambi y'icyakura n'izina kiri gusohoza n'izina ryakuzuye imigambi y'icyakura n'izina gisohoza imigambi y'icyakura n'izina gisohoza tukiri hano Rwanda tukiri muri iyi nyubako turasenze icyakura zizaduhagurukira imigambi mibi y'abagome muri uyu mwaka yose akavuyemo n'umwe uzayice yose amaboko yazo ntazasohoza inama zabo uzaturinde kandi uzahagarare natwe uzabe mu ruhande rwacu kandi uzatwirinde reka dukomere Imana amashyi haleluya ukeneye kwisengera ukatura buri kwezi kugira ngo ukwezi kose uzajya ukandagiramo ujye usanga imigambi y'icakura iyo Imana yayishe imigambi yabo ubugome bw'abarozi n'abapfumu n'abakorikori bakugambiriyeho nugera mu kwa kabiri usange Imana irahahagaze nugera mu kwa gatatu marayika w'Imana aba yambuye inkota yo kwica imigambi y'icakura nuzanga ukagera mu kwa kane marayika w'Imana wasanga yambuye inkota yica imigambi y'icakura erega amaboko y'icakura arakora bene data haleluya nitudasenga satani yadushobora ariko turavuze ngo uyu mwaka ukuboko k'Uwiteka kujye kubangura buri kwezi kuturwanirire ndashaka ko wihanurira muri uyu umwaka uzakubera uw'ikamba n'ukuri uzakubera umwaka w'icyubahiro mu buzima bwawe birashoboka ko indi myaka wararize n'ukuri waraganye cyangwa uyu mwaka ukabona umugisha Imana ikagukorera ibintu uvuga ngo Mana urangucece hari Imana ikorwa bangurantitije izagukorere bya bintu uzavuga abantu benshi bagakizwa ngirira Imana rero yacu dukorera Imana itakurobanura ku butoni uvuge ngo mwami wanjye uyu mwaka uzambera umwaka mwiza uzawambika ikamba nk'icyubahiro uzawambika icyubahiro nk'ikamba ku bana bawe uzabibone muri business yawe uzabibona icyo cyubahiro mu kazi kawe icyubahiro uzakibone nihaza amapromotion ubwiza bw'Imana bukubeho bahere kuri wowe abagufungira twabafungiranye ziriya n'incakura zibuza amapromotion mu mwaka Uwiteka azazica nugera mu kwa kane no mu kwa kabiri no mu kwa kangahe Yesu ashimwe cyane reka dusabe Imana uyu mwaka mu myaka yose birashoboka ko indutayisengera wagira ubuntu bwo gusengera uyu mwaka Imana izawambika ikamba ku buzima bwawe nyiricyubahiro Imana ishobora byose muzaniye uyu mwaka papa wa 2023 sohotse mu myaka mbere y'ubuzima gusa ndetse n'intambara zitari zoroshye ubuzima bwanjye naciye muri byinshi nahuye n'imiraba myinshi nazamutse imisozi myinshi naciye mu bigonogo byinshi intambara zabaye nyinshi ku buzima bwanjye ariko babarira gusabe jambo ry'abantu musore muzahaka kandi n'umukomanga muzakingurirwa nyemera gusabe mukunzi wanjye mwiza ntakikunanira iyo utegetse binakumva babarira umwaka uzambere umwaka mwiza babarira usiga amasengesho yose nsenga icyubahiro icyaguka tubirumva babarira muri uyu mwaka ubikuza amasengesho yose nasenze mutakira mama na nijoro ubwira byinshi byarengera urugo rwanjye umurimo w'Imana uyu mwaka amasengesho nasenze ubikure papa uyu mwaka uzambere umwaka udasanzwe
uyu mwaka uzangiza intambara, uzabe ntibagize imibabaro yose naciyemo, agahinda kose nagize mu buzima bwanjye, ibyago n'amakuba nagiye mu buzima. Ubabarire uyu mwaka papa, uwambike ubwiza, uwambike ikamba, nzakubone papa. Turi mu minsi 12 yo gusengera umwaka, turi mu minsi 12 yo gusengera uyu mwaka. Babarira ntuzibagirwe igitambo cy'amasaha 12. Uyu mwaka abana banjye nzabona babone n'Imana, amashuri y'abazika uzasoze baratsinze. Uyu mwaka nzakubone papa, mu rugo rwanjye nzakubone, by'umwihariko mu murimo w'Imana nzakubone mwaka. Ibizangwa ntibizabura, ariko uzanyereke urwanyira kugira ngo binezeze umutima wanjye. Mana, imyaka ishize, niba hari aho wampimye ukabona ndashyitse, niba hari icyo nagukoreye ukanezerwa, usabye umunezero muri uyu mwaka, usabye amahoro yo mu mutima, usabye kororoka umurimo w'Imana, usabye kororoka kw'abana banjye, usabye kororoka ku mutware wanjye, usabye icyubahiro mu rugo rwanjye, usabye ineza, amahoro ntazabura umutima wanjye, usabye kororoka muri uyu murimo, usabye uyu mwaka kuzatwimura amata tukagera hano. Uyu mwaka papa, aya masengesho tugusenze tugusaba kugira ngo Imana uzabane natwe, ntuzayibagirwe. Haleluya. Imana izagukiza ibikomere byose wagize, izakorohereza umutima woroherewe. Ntabwo ni ukubaho ubuzima bw'intambara gusa n'urugamba, buri gihe ni ukurwana, amasengesho yo kurwana. Nawe wasenga upfukamye byakunda, nawe wakoroherwa bigashoboka, wasenga amasengesho atarimo ubwoba waciyemo, hasaza ibintu bikuzuyemo, ukeneye nawe kuvugururwa. Ese amavuta iyo ashaje mu modoka ntibajya kuyamenya, bagahindura bagashyiramo amashyashya, we nawe ukeneye kuvugururwa. Haleluya. Yesu abwira abigishwa be ngo mwinjire mu kirorero kirimo icyaha cy'indogobe gitangirirwaho n'umuntu. Ejo bundi sidubona gusenga nsanga ndi mu mugabo ndimo ndasengera mu kigo hano mu kirorero, hano ni mu kirorero, hano turi mu kirorero. Vuga ngo ndi mu kirorero cy'amasengesho, ndashaka uzitura ibyanjye bishyashya aho bizirikiye hose. Vuga ngo nagizwe Imana hejuru y'abanzirikiye ibyanjye, nagizwe Imana hejuru y'abazirika ibyanjye, mfite ubutware bwo kuzitura. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data nyir'icyubahiro, Mana ishobora byose, tuje imbere y'amaso yawe, twageze mu kirorero kirimo ibyacu bishya, mu kirorero cy'inzu yawe, mu kirorero cy'aho dusengera. Turazitura ibyacu bishaje, ibyacu bishyashya. 2023 ntabwo tuzabumisha, twambisha twabirambuye ubuzima bushaje, imibereho ishaje. Natwe turashaje, twuzuye ibikomere, tugenda n'imyaka myinshi, turashaje. Ntabwo twabukora dushaje, natwe tugira bashaje. Turazitura ibyacu bishya mw'ishimwe rya Kristo. Twije mu kirorero, hano harimo amashyo, aharimo imikumbi, mw'izina rya Kristo. Mu nzu y'Imana harimo amashyo, mu nzu y'Imana harimo imikumbi, mu nzu y'Imana harimo amashyo, mu nzu y'Imana harimo imikumbi. Turazitura mu mikumbi, turazitura amashyo mw'izina rya Kristo. Ibyacu biziritse byose turabizituye mw'izina rya Yesu. Turi mu cyumweru cyo kuzitura. Dushingire tuzitura ibyacu biziritse. Nyemerera papa, hagira umuntu usubira uko yaje. Turazitura ibyacu biziritse, ibitekerezo byacu twarabizituye. Twinjiye mu mashonga, twinjiye mu mikumbi. Aha muri iki kirorero, mu nzu yawe papa, harimo ibishya, harimo bishya, harimo indogobe nshya zitaragerwaho n'umuntu n'umwe, harimo amazu mashya, harimo ibintu bishya. Turazitura ibyacu byaziritswe mu izina rya Yesu. Aha mu nzu
ahantu harimo indogobeshya, hano harimo imikumbi. Niyo mpamvu niba turimo turazitura, zitura imikumbi. Tahana icyana cy'indogobe kitarigera kigerwaho n'umuntu n'umwe. Tahana icyana cy'indogobe kitaraheka umuntu n'umwe. Zitura ibisha byawe, urabyemere muri mwawe ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubwo kizaduka nimuzakinira. Imana yaragize ikatubwira ngo muziture ibishya. Yesu birahari. Aha ni mu kirorero, mu nzu y'Imana ni mu kirorero. Kizi n'icyubamo icyana cy'indogobe. Hari icyana cy'indogobe kiri hano. Mana turasenze, turacyura iki cyana cy'indogobe, turagitahana, turahura ibishya shaje, turashaka ibishya. Isengesho ritoya tukasengera umwaka Yesaya 65 iravuga ngo tuhajye. Yesaya 65 nongeye wishuka ko turi mu nzu y'Imana, niho hari ibishya. Aha ni mu kirorero, harimo imikumbi mishya, harimo imikumbi, harimo aha hantu turibwa nk'ahantu ndi. Hari icyana cy'indogobe kitarigera kigendwaho n'umuntu n'umwe. Hari icyana cy'indogobe kitarigera kigendwaho n'umuntu n'umwe. Ndakwinginze nk'urugendo utakigenzeho, baguterera imyenda ukigendeho. Icyo cyubahiro nawe uragikeneye. Bati icyubahiro cyo mu isi ntacyo. Uzi ko hari abantu babiri uragikwiriye, ariko Imana ikubaho. Ntabwo uzakigira ngo reke kubahisha Imana. Icyubahiro cyo mu isi turagikeneye bene. Yesu ashimwe. Turashaka gusengera uyu mwaka nanone. Yesaya 65:12 wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Haleluya. Nishaka ndekeraho. Imana yambike ubwiza uyu mwaka ubuzima bwawe. Yambike ubwiza muri make ijambo rimwe, wambike umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba. Mu magambo make, Imana yambike ubwiza uyu mwaka. Imana yambike icyubahiro uyu mwaka. Imana iguha izina muri uyu mwaka. Imana ikujyane mu rundi rwego uyu mwaka. Imana iwambike ubwiza kuruta indi myaka yose waciyemo. Hari ibyo utabonye kandi waharaniye kubigeraho ntibyakunda, ariko uyu mwaka Imana iwambike ikamba. Ikamba ni icyubahiro tujya tubibona mu isi, ikikamba rivuga, ariko uyu mwaka iwambike ikamba, iwambike ubwiza mu rugo rwawe. Haleluya. Ndashaka dusengera uyu mwaka. Yobu 5:9 nababwiye ngo umunsi turasenga ntabwo tubwiriza, ariko ntabwo ntinda ngiye gusoza mu kanya. Haleluya. Uyu mwaka Imana iwambike ubwiza. Haleluya. Imana yambike ubwiza amasengesho uzasenga azagira igikundiro, azamuka imbere y'Imana zemerwe. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Imana yambike ubwiza abana bawe aho bazaba bari hose. Muri uyu mwaka bazambikwa ikamba. Iyo babaye abambere babahembye bakabashira imbere, rirasi ikamba se. Nawe abana bawe barabikeneye. Uyu mwaka uzatubera mwiza. Yobu 5:9 ashaka dusenga twitahire. Ubwo turi mu masengesho, nubwo tutashye tugiye kurya, ariko tuve hano turi ibiryo by'umwuka. Ngiye gusoza mwihangane toye. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Ndashaka usengera uyu mwaka uhereye mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Imana yica imigambi y'incakura zazahaguka ku buzima bwawe. Haleluya. Kugira ngo zitazasohoza amaboko y'incakura, atazasohoza inama zabo mbi. Yesu ashimwe cyane. Hari incakura zijya ziba ku buzima bwacu, Satani agahagurukiriza. Incakura ishobora kuba inshuti muzahurira mu kazi. Incakura ishobora kuba iyo muhurira mu nzu y'Imana. Incakura ishobora kuba dayimoni cyangwa Satani, ariko ibyo byose ntabwo tubyitayeho. Incakura zizaguhagurukira mu kwa mbere, amezi yose uraza kuyatura. Incakura zo mu kwa
kabiri zizamagurikira mu kazi ahantu hose, cyakora zizamagurikira mu kwa gatatu, cyakora zizamagurikira mu kwa kane. Uravuga dusema ngo iki cyakora zose zizamagurikira muri ayo mezi nizizigeze zisohoza inama zabo mbi. Inama z'icyakora nizizasohore ku buzima bwawe. Kandi ntuvuge ngo uhere mu kwa mbere ukageza mu kwa 12 wiyorohereza, kwatura ukwezi kwa mbere, subiramo kwa kabiri. Icyakora zizakora zizamagurikira mu kwa gatatu, izo turaba tuzisha imigambi yazo tugiye kuzica. Cyakora zo mu kwa kane tugiye kwica imigambi y'icakora mu kwa kane. Imigambi y'icakora mu kwa gatanu turayica. Imigambi y'icakora mu kwa gatandatu turayica. Imigambi y'icakora yazasohoza ku buzima bwanjye mu kwa karindwi turayica. Imigambi y'icakora yo mu kwa munani, igihe cya promotion cyagera, cyakora zikaza zinyemeye. Imigambi yawe ipfe, amaboko yazo ntazasohoza imigambi yawe. Cyakora zo mu kwa 9, igihe cyo kubyara kigeze, tugiye gusunika abana, incakura ntizizasohoza imigambi yazo. Igihe cyo mu kwa 10, haleluya, 11, cyakora zatwataka n'incakura zatwatakira mu kwa 12. Urasenga yo mezi uyata. Wese no kwirwana, nta muntu uzajya ugendana n'undi, hari nta n'ukorana n'undi, hari abantu bakorana namba. Haleluya, njya ngo buri wese afite biruye. Ujye gusengera ubuzima bwawe mu mezi 12. Ujye gusengera imibereho yawe mu mezi 12. Ica imigambi y'incakura kugira ngo urasenga uvuga ngo ma, ica imigambi y'incakura muri uyu mwaka, amaboko yazo ntazasohoza imirimo yazo. Ibyo bazagambira mu kwa mbere uzabyice, nibagambira mu kwa kabiri ubyice data. Niturangiza iryo sengesho, impamvu navuze ngo saa sita mu kadomo sinyubahiriza, turaba dusenze. Nibagambira mu kwa gatatu imigambi yawe izayica. Nibagambira mu kwa kane imigambi yawe izayica. Nibagambira mu kwa gatanu aho nazabatera imigambi y'icakura izamagurikira mu kwa gatanu uzayica. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Buri wese nasengera uyu mwaka uzakubera mwiza, uzahambikwa n'ikamba, uzakubera umwaka mwiza. Imana izayambika ubwiza kugira ngo uyu mwaka ukubere mwiza. Reka tubwire Imana yica imigambi y'icakura. Data nyir'icyubahiro, Imana y'Imana, cyakura zizicuye zizamagurikira. Ndashaka gusengera umwaka wa gatandatu, ndasengera ukwezi kwa mbere. Nyir'icyubahiro, Imana ishobora byose, ndifuza ko uyu mwaka uzakwereka imigambi y'icakura izamagurikira mu kwa mbere. Mana ndagusabye ngo wice imigambi y'icakura, ntizigere isohoza inama zabo mbi. Amaboko yabo ntazasohoza icyo yagambiriye. Cyakura zizamagurikira mu kwezi kwa kabiri. Yice nyakubahwa Imana y'ingabo, imigambi bazacura mu kwa kabiri cyangwa abana nayicuze uzayice mu izina rya Yesu. Amaboko y'icakura ntazasohoza inama mbi. Ica imigambi y'icakura mu kwezi kwa gatatu. Ibyo bazagambira ku munsi wa kane no kuri Rehoboti uzabyica Imana. Amaboko y'icakura ntazasohoza inama zabo mbi. Ibyo bazasohoza mu kwa kane, icakura zibyo zishaka gusohoza mu kwa kane ntibizasohore. Ica imigambi y'icakura zizamagurikira mu kwezi kwa kane mu izina rya Yesu. Ica imigambi y'icakura zizamagurikira mu kwezi kwa kane yice mu izina rya Yesu. Ica imigambi y'icakura zizamagurikira mu kwezi kwa gatanu, amaboko yazo ntazasohoza inama zabo. Ica imigambi y'icakura zizamagurikira mu kwezi kwa gatandatu, amaboko y'icakura ntazasohoza inama zabo. Ica imigambi y'icakura zizamagurikira mu
imigambi icakura, imigambi yabo, amaboko yabo ntazasohoza inama zabo. Ukwezi kwa 12 imigambi icakura, amaboko yazo ntazasohoza inama zabo. Kwa 12 ndagushinganishije mwami n'icyubahiro. Kuva mu kwezi kwa mbere imigambi icakura turayihonyoye, turasenge mwinshi ntibizasohoza inama zabo. Inama z'icakura ntizizasohoza, inama z'abagome bazatugirira nabi ntibizasohoza, inama z'abashoboracu bahagurukije, inama z'abapfumu, inama z'abarozi bazagira rehoboti ntizizasohoza. Cakura zazikoze ibyo zizahaguruka zica muri Amasengesho cy'umuriro. Inama zabo ntizizasohoza, ibyo bazakangurira kutugirira ntibazabigeraho, ibyo bazakangurira gukora kuri rehoboti ntibazabigeraho, ibyo bazakangurira gukora kuri urwo Rwanda, gukora mu gihugu cyacu. Cakura zirwanya Rwanda, tubica imigambi yacu yazo muri Amasengesho cy'umuriro. Amaboko y'icakura zirwanya igihugu cyacu ntizizasohoza imigambi yazo. Dushyira uruzitiro mu gihugu cyacu muri Amasengesho cy'umuriro. Uzaturinde kandi uzahangane natwe, uzabe iruhande rwacu, uzatwiyereke. Imigambi y'icakura ntizigire isohoza, izina ryacu ryose. Imigambi y'icakura ntizagire isohoza, imigambi y'icakura ntizagire isohoza. Tukiri hano Rwanda, tukiri muri iyi nyubako, turasenze icakura zizaduhagurukira. Imigambi mibi y'abagome muri uyu mwaka yose atavuyemo n'umwe uzayice yose. Amaboko yazo ntazasohoza inama zabo mbi. Uzaturinde kandi uzahangane natwe, uzabe mu ruhande rwacu kandi uzatwirinde. Reka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Ukeneye kwisengera ukatura buri kwezi kugira ngo ukwezi kose uzajya ukandagiramo ujye usanga imigambi y'icakura Imana yayishe. Imigambi yabo, ubugome bw'abarozi n'abapfumu n'abakorikori bakugambiriyeho. Nugera mu kwa 2 usange Imana irahahagaze. Nugera mu kwa 3 marayika w'Imana aba yambuye inkota yo kwica imigambi y'icakura. Nuzanga ukagera mu kwa 4 marayika w'Imana wasanga yambuye inkota yica imigambi y'icakura. Erega amaboko y'icakura arakora bene data. Haleluya. Nitudasenga Satani yadushobora, ariko turavuze ngo uyu mwaka ukuboko k'Uwiteka kujye kubangura buri kwezi kuturwanirire. Ndashaka ko wihanurira muri uyu mwaka, umwaka uzakubera uw'ikamba, n'ukuri uzakubera umwaka w'icyubahiro mu buzima bwawe. Birashoboka ko indi myaka wararize, n'ukuri waraganye, cyangwa uyu mwaka ukabona umugisha. Imana ikagukorera ibintu bivuga ngo Mana urangi uceceka. Hari Imana ikora ko bamurangitije, izagukorera bya bintu uzavuga abantu benshi bagakizwa. Mbwirira Imana rero yacu dukorera, Imana itakirobanura ku butoni, uvuge ngo Mwami wanjye uyu mwaka uzambera umwaka mwiza. Uzawambika ikamba nk'icyubahiro, uzawambika icyubahiro nk'ikamba. Ku bana bawe uzabibone, muri bizinesi yawe uzabibone icyo cyubahiro, mu kazi kawe icyubahiro uzakibone. Nihaza amapromosiyo ubwiza bw'Imana bukubeho, bahere kuri wowe. Abagufungira twabafungiranye, ziriya n'icakura zibuza amapromosiyo mu mwaka. Uwiteka azazica nugera mu kwa 4 no mu kwa 2 no mu kwa 4. Yesu ashimwe cyane. Reka dusabe Imana uyu mwaka, mu myaka yose birashoboka ko tutayisengera, wagira ubuntu bwo gusengera uyu mwaka. Imana izawambika ikamba ku buzima bwawe. Nyiricyubahiro Imana ishobora byose, muzanye uyu mwaka papa wa 2023 sohotse mu myaka mbere y'ubuzima gusa, ndetse n'intambara zitari zoroshye ubuzima bwanjye. Naciye muri byinshi, nahuye n'imiraba myinshi, nazamutse imisozi myinshi, naciye mu bigonogo byinshi.
intambara zabaye nyinshi ku buzima bwawe ariko mubabarira usabe ijambo ry'abantu musore muzahaka kandi nimukomanga muzakingurirwa nyemera ngusabe mukunzi wanjye mwiza ntakikunanira iyo utegetse binakumva babarira uyu mwaka uzabe umwaka mwiza babarira usiga amasengesho yose nsenga icyubahiro icyamuka ibirumba babarira muri uyu mwaka ubikuza amasengesho yose nasenze mutakira kumanywa nijoro ubwira byinshi byarengera urugo rwanjye umurimo w'Imana uyu mwaka amasengesho nasenze ubikure papa uyu mwaka uzamera umwaka udasanzwe uyu mwaka uzangiza intambara uzabe ntibagize imibabaro yose naciyemo agahinda kose nagize ku buzima bwanjye ibyago n'amakuba nagiye mu mwaka ubabarira uyu mwaka papa uwambika ubwiza uwambika ikamba nzakubone papa turi mu minsi 12 yo gusengera umwaka turi mu minsi 12 yo gusengera uyu mwaka babarira ntuzibagirwe igitambo cy'amasaha 18 uyu mwaka abana banjye nzabona babone n'Imana amashuri y'abazika uzasoze baratsinze uyu mwaka nzakubone papa urugo rwanjye nzakubone by'umwihariko mu murimo w'Imana nzakubone mwaka ibizangwa ntibizabura ariko uzanyereke urwanira kugira ngo binezeze umutima wanjye Mana imyaka ishize niba hari aho wampimye ukabandashyitse niba hari icyo no gukorera ukanezerwa usabye umunezero muri uyu mwaka usabye amahoro yo mu mutima usabye kororoka umurimo w'Imana usabye kororoka kw'abana banjye usabye kororoka ku mutware wanjye usabye icyubahiro mu rugo rwanjye usabye ineza amahoro ntazaba umutima wanjye usabye kororoka muri uyu murimo usabye uyu mwaka kuzatwimura amata tukagera uyu mwaka papa aya masengesho tugusenze tugusaba kugira ngo Imana uzabane natwe uzayibagirwe Haleluya Imana izagukiza ibikomere byose wagize izakorohereza umutima woroherewe ntabwo kubaho ubuzima bw'intambara gusa n'urugamba buri gihe ni ukurwana amasengesho yo kurwana nawe wasenga upfukamye byakunda nawe wakoroherwa bigashoboka wasenga amasengesho atari n'ubwoba avuga ngo ndapfuye we waramye Imana